umuntu ushora imari mu gukora igaraje uko ryaba rimeze kose ryaba ari rito burya bayashoyemo amafaranga kandi buri ahantu umuntu yashoye amafaranga akora akishyuza egare ko nawe yinjiza muri leta uko bigenda kose iriya garaje ntago solution ari ukuyifunga ahubwo solution ni ukubikora nka kuriya bakoze bimwe by'udukiriro leta yashyizeho ubukangurambaga abana bige ubukanishi mu mashuri barabwize ariko kubera ko wenda nta gahunda hari yo kuvuga ngo umwana nava mu ishuri azaza hano ahasanga ibikoresho cyangwa ahasanga n'abandi bahanga bamufashe we akagerageza guhera kuri bwa bumenyi bwe wenda buke cyangwa no kuba adafite amakuru menshi y'igaraje uko rigomba kuba rimeze akagenda agafungura hariya iyo uje ukahafunga ngo ntabwo yujuje ibisabwa buriya hari ikindi kintu uba wangije mu mutwe we ubwo naho harangirika kuko wenda yaguzije udufaranga muri banke aravuga ati reka ntangira akagaraje gahoro gahoro ko kubera ko hari ikibazo cyo kuvuga cyuko abana bava mu mashuri baza batari ku rwego rwo kujya mu magaraje ngo bakore akazi bakore za modoka ugasanga ahubwo ararushwa na wa wundi utarabyize mu ishuri kubera ko we yabibayemo igihe ariko nanone akaba afite umurongo wo kuba ashobora kumenya byinshi neza kurushaho kuko amagaraje nabyo ni ibigo bifasha leta mu kuha abantu akazi ni ibigo bitanga imisoro ni ibigo bifasha abantu mu gihe imodoka zabo zangiritse. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye nyamara imiterere y'imodoka iyemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha gucika intege no gutumura imyotsi bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Engineer Elia kuva muri Auto Korea Maintenance Limited. Engineer Elia uramahoro? Yego na amahoro. Meze neza cyane. Abantu barimo baritabira kuza kureba maintenance y'imodoka zabo cyangwa baritabira urabona ko abantu barasobanukiwe bamaze kumenya agaciro k'imodoka. Hari gahunda rero leta yatangije kugenzura amagaraje nabikurikiye mu minsi yashize mu nteko ishinga amategeko muri komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga umutekano n'ubutwererane ubwo minisitiri w'umutekano Vincent Biruta yariyo bagaragaza ko hari ibibazo by'amagaraje atujuje ibisabwa. Ndagira ngo tuganire kuri iyo gahunda. Bimwe mu byo bagaragazaga byari birimo ko amagaraje adafite abatekinisiye babyize. Turaza kureba niyo mpamvu amagaraje akeneye abatekinisiye babyize. Igaraje se rigomba kuba riteye rite nkamwe mu yakoramo ese ababyize bo ntibashobora kuza bagasanga n'ubundi technology zarabasize bavuye ku ntebe y'ishuri. Engineer Elia tubwire muri make imiterere y'igaraje. Igaraje ubundi igomba kuba imeze ite? Igaraje buriya inyito igaraje buriya n'ahantu umuntu aparika imodoka iwe mu rugo ni mu igaraje. Burya bavuga ko ari mu igaraje. Garage ni ahantu hahurira imodoka nyinshi wenda ku gikorwa runaka. Hari aha batekinikira aho bakanikira. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo niyo garage aho bakanishi bari n'imodoka ubwo aho hakaba ariho hitwa igaraje. Ariko no muri parking burya aho uparika imodoka burya ni muri garage. Ahantu hose hafitanye isano n'imodoka burya ni muri garage. Ariko ntekereza ko iyo gahunda uvuga ya leta amagaraje ni iki ari amagaraje akanikirwamo ahakanikirwa ibinyabiziga kuko ibinyabiziga ntago bikanikirwa ahantu mu igaraje gusa. Ushobora gusanga n'ahantu ku muhanda umuntu afite imodoka ebyiri arimo kuzikanika burya haba ari muri garage kandi ubwo ndumva nawe ibyo byamureba. Ariko abafite ahabakanishi bakanikira ubundi garage waruvuze uti garage igomba kuba imeze ite?
Garage ni ikigo, ni ahantu imiterere yaho cyangwa se uko bitewe n'ibigiye kuhakorerwa, uko buri ahantu hose ikintu giye kuhakorerwa hari n'ibyo hagomba kuba hafite. Yego, hujuje. Harimo ibifasha mu kugira ngo akazi kagende neza, harimo ibifasha mu kugira ngo hirindwe ibyago byaturuka ku bigiye gukorwa, harimo n'ibifasha mu kugira ngo isuku iboneke. Ubwo ndaza kuri ibyo bintu byombi, ntekereza ko ari naryo garage bavuze. Garage rero ifite inyubako aho ibinyabiziga bikorerwa, ku buryo niba ikinyabiziga cyafunguwe wenda kiri ahantu kitinjiramo imyanda, hari ahantu kandi hari ubutaka twakwita ko bukomeye, aho umukanisha atari buze gutera ijeke mu kanya ngo icengere mu butaka imodoka imugweho usange habaye impanuka. Ahantu hafavoriza kuba hatavuka imyanda, kuko buriya amamodoka igihe ahakorerwa hatakurikiranwa neza cyangwa se hatateguwe neza, haba hashobora kuvuka imyanda. Ahantu hari n'aho guparika, ku buryo niba umukanishi arimo akanikira aha, haparitse izindi modoka wenda izo yarangije gukora n'izo ari buze kuza gukora mu kandi kanya, niba wenda hari ibibazo bibayeho, wenda havutse faya, ugasanga habaye ibyago by'uko bya binyabiziga byose bibigendeyemo, urumva garage igomba kuba designinze ku buryo igira aho guparika imodoka zamaze gukorwa, aho guparika izitarakorwa, ndetse n'aho gukorera ka kazi k'ubukanishi. Yego. None engineer, nari ngikomeza, ngo hakazamo no kuba bya bikoresho bifata ko niba ugiye gukura ipine ku modoka, ntabwo uri butere ijeke ngo uhite ukuraho ipine, ko buri ijeke ntabwo yagenewe gutega imodoka. Ijeke yagenewe guterura imodoka, ariko hari ibindi byuma byabugenewe nk'izo bita amastandizi, zifasha mu kuba byafata ya modoka ku buryo igomba kuba ifashe neza, noneho umukanishi ibyo agiye gukora akabikora ari safe. Noneho ubwo hakaza n'abakora mu igaraje nabo, hari uko umutekinisi yaba yambaye, hari imyambarire, hari inkweto zishobora kumurinda ibyago, kunyerera, ndetse hari imyambaro nayo yagenewe nk'umutekinisiye, bitwita amasarubeti cyangwa se n'amajire nk'aya, iba ifite imifuka igomba kuba irimo utuntu dutandukanye, amakaramu n'udusipani twibanze, n'utundi dukoresho nk'amatoroshi n'ibindi aza gukoresha, ingofero, ubwirinzi nk'igihe agiye gukora mu bintu bishobora kwangiza uruhu, kwambara bita amaguruvuzi nk'abatera amarange, kuba yakwambara masike. Aho rero mvuze mu ncamake n'abarimo uri kumva ko bigize garage. Yego. Ubwo wagarutse no kuri environnement yaho mukorera. Environnement cyane, buriya garage ubukanishi ni ibintu by'ubutekinisiye nk'uko umuntu yubaka inzu. Nibyo buriya niyo mpamvu bavuga bati nk'umuntu nko muri parking ni muri garage, muri hariya bogereza ni muri garage. Buriya imodoka ishobora gukorerwa ahantu hose, kuko uzagenda mu muhanda usanga igikamyo cyahagaze bari kugikanika, ni garage. Barahambura ibyuma byangiritse, baza n'ibindi bashyiremo, ikinyabiziga gikomeze, nta byago biteje. N'ubukanishi nta biturika bihari, ntaki, ni ugufata piyesi ishaje bakayisimbuza bagashyiramo indi. Ujya ubona ku masitasiyo barahakanikira, usanga imodoka barimo bayihindurira ipine, ni ubukanishi. Usanga imodoka barimo moteri bari kuyikuramo, bazanye utwuma twabugenewe. Niyo mpamvu uzasanga ibyuma byinshi byifashishwa mu bukanishi biri mobile, biratwarwa byoroshye, nk'utwuma duterura za moteri, kuko ushobora kuba uri kugenda uri mu rugendo, wagera mu nzira nka moteri igaturika. Icyo gihe depanage ziyihuse, haba hashobora kuza hakakurwamo ya moteri, hagahita haterekwamo indi. Buri imodoka ishobora gukorerwa ahantu hose, ariko igihe byabaye ngombwa ko ahantu hamwe abantu bahitamo bakahakorera bihoraho, no kuba hategurwa mu buryo bw'irinda impanuka, mu buryo butanga isuku, mu buryo bufite sekirite. Iyo garage urumva ibiri particulier na ya yindi yo ku muhanda, hari imodoka yapfiriye hamwe mu binamba n'ahandi.
yego iriya gahunda yo ya leta yo kuvuga ko amagaraje atujuje ibisabwa akwiye gufungwa wayumvise ute? icyo mperaho kuzuza ibisabwa uko byagenda kose buri garaje hari ibintu ibigomba kubifite uko byagenda kose kuko buriya mu butekini buri imodoka zigirwa n'amashanyarazi hashobora cyane cyane mu bukanishi hari buzo baba bari gukanika basudira ibyuma byazo byacitse kandi ugasanga wenda aho basudirira ni handi imodoka ishobora kuba yamennye ya essence cyangwa mazutu ni ibintu bishobora gufavoriza inkongi ariyo mpamvu buri garaje igomba kuba ifite ubwirinzi bw'inkongi bya kizimyamwoto ibingibi bizimya umuriro bigomba kuba biri hafi aho biri tayari ndetse igaraje mu bakozi ifite harimo n'aba specials kuba mu kuzimya inkongi z'imiriro urumva na nyuma y'uko wenda leta yabitekereza kuko icyo ntekereza cyo leta nayo buriya amagaraje nayo iyi mirimo y'ubukanishi nabyo ni ibintu biri muri sekiteri zigomba gutera imbere uko byagenda kose ntago imitekerereze cyangwa imyubakire n'imiterere ndetse n'uburyo umukanishi yakoragamo imodoka zo mu myaka ya za 2001 gusubira hasi ntago ari byo byagombye gukomeza kuko tekinoloji abaturage cyangwa abanyagihugu barashora amafaranga yabo menshi mu kugura imodokari zigezweho ariko wenda bakaba badafite ubumenyi kuri zo urumva ko ayijyanye muri garaje irimo abantu nabo badafite ubumenyi habaho kwangirizwa leta rero yo ushobora kurebera abaturage kavuga ngo reka tugire impinduka dukora mu magaraje abayakoramo babe bajyanye nabo n'igihe babe biga kuko imodoka z'ikoranabuhanga ntabwo ari za modoka abantu bakoraga batatona oya ni imodoka umuntu agomba kuba yarize buri umuntu wize nubwo yaba na experience afite ariko kwidevelopa cyangwa se no kwidokimenta kugira ngo agere ku makuru yamufasha kugera kuri solution buriya bitandukanye n'utarize ariko ntibivuze ko utarize nawe wenda ariko akabugobokanisha yarabumenyeye mu igaraje nawe atakora akazi ntago icyo wenda icyo waje gukomozaho cyo gufunga ntabwo wenda ishobora kuba ariyo solution cyane ahubwo nkuko wenda nk'urugero ndaza kuguha urugero urabona ibintu bita udukiriro kera wasangaga umuntu asudirira habonye hose uretse ko n'ubu ku mashantiye usanga basudira n'ahandi ariko hari gahunda leta yagiye ishyiraho mu duce dutandukanye kuvuga ngo ba bantu niba bakoreraga mu kajagari batatanye muri ko bakorera mu kajagari niho handi hazazamo kuba hari standard batariho hari ibikoresho wenda batazi ko bigezweho kandi ari byo bifasha muri security no gukora akazi neza hari urwego rw'ubumenyi biza kuba ngombwa ko leta igenda yo igena ahantu ihuriza abantu bakakorera imirimo hariya ubwo nituza no ku magaraje ntabwo solution kuko buriya abantu umuntu ushora imari mu gukora igaraje uko ryaba rimeze kose ryaba ari rito burya bayashoyemo amafaranga kandi buri ahantu umuntu yashoye amafaranga akora akishyuza egare ko nawe yinjiza muri leta uko bigenda kose iriya garaje ntabwo solution ari ukuyifunga ahubwo solution ni ukubikora nka kuriya bakoze bimwe by'udukiriro ukaza babajyanama cyangwa se babahanga bigiye leta umushinga wo kuvuga ngo amagaraje ashobora kuba akora nabi cyangwa atanga serivisi mbi ahubwo bakayigira n'umushinga wo kuvuga ngo bahugure ba bantu barimo kubafasha kubona amahugurwa bakaza niba waratangije garaje washoye amafaranga cyangwa nanone usanga amagaraje menshi nk'ari kuvuka ubu ari babana barangiza amashuri bagahanga imirimo kandi guhanga imirimo nayo ni gahunda ya leta birakenewe leta yashyizeho ubukangurambaga abana bige ubukanishi mu mashuri barabwize ariko kubera ko wenda nta gahunda yo kuvuga ngo umwana nava mu ishuri azaza hano ahasanga ibikoresho cyangwa ahasange n'abandi bahanga bamufashe we akagerageza guhera kuri bwa bumenyi bwe wenda buke cyangwa no kuba adafite amakuru menshi y'igaraje uko rigomba kuba rimeze akagenda agafungura hariya iyo uje ukahafunga ngo ntabwo yujuje ibisabwa buriya hari ikindi kintu uba wangije mu mutwe we ubwo naho harangirika kuko wenda yagujije udufaranga muri banki aravuga ati reka ntangire akagaraje gahoro gahoro uko nzagenda mbona amafaranga njye ngira ibikoresho akaba ashobora we kugenda biteza imbere bikazagera no ku ruganda buriya abafite inganda z'imodoka nabyo byahereye ku magaraje ariko uje ugasanga aho yabikora ukamufunga wenda ntumugiriye inama ukamubwira uti bikorwa gutya ntumufashije mu buryo bwa finance ukavuga uti ibi bikoresho
ni ibyangombwa cyane birakenewe none ariko kubera ko utabufite nka leta tubona ufite ubumenyi reka tugufashe wenda tugutere inkunga cyangwa se tuguhuze n'amabanki wenda kuguriza ugure bya bikoresho ariko ntumufungire nguze usanga ari gukora ushyireho ingufuri ujye n'ahandi ushyireho ingufuri bishobora gutuma wubwe yanga wa mwuga ndetse n'abandi bamufatiragaho icyitegererezo nabo umwuga wakabanga ugasanga yaba biga bya bintu yaba n'ababyigisha bose bameze nk'abakora ubusa ariko uje ugasanga umuntu afite garage hari ibyibura hari ukuza ukamwereka wenda n'urutonde niba wowe ufite experience mu by'igaraje wenda aho ndagarukaho ku cyo warubajije ati ni ibihe bintu wenda by'ibanze bigomba kuba bihari umuntu ukamufasha noneho kubaka gahoro gahoro niba arimo akorera ahantu wenda hashyira ibyago ubuzima bw'abandi bantu cyangwa ibindi bintu wenda ubwo afite ahantu hatoya agasirifase gato gaparitsemo imodoka nyinshi mu kanya nihaza kuba yankongi wenda nta n'isuku irimo mu kanya nihaza kuba yankongi y'umuriro biraza kwefekta ahantu hanini n'abaturage batuye aho ahubwo nka leta yo ikaba yashyiraho ikavuga uti wenda mu magaraje mu magaraje 150 wenda ari mu mujyi wa Kigali harimo wenda 20 yujuje ibintu 100%, harimo wenda 50 agerageza hahandi ubona wenda bamukanishi yatangiye kera agenda yangaje n'abandi bakoze ko nta muntu ukanika wenyine uko biri kose rya garage ko ryaba rimeze kose ntabwo urisangamo umuntu urisangamo abandi bantu bari kuribonamo akazi bari guhaha babonye akazi ubwo leta idashobora kugeraho ikibazo kuko bafite adresse bafite aho bahahira burya kandi hari n'akantu burya kavamo iyo acuruje icyuma icyo cyuma iyo cyinjiye kiba cyaratanze umusoro iyo nawe akoze agakorera umuntu akamuha fagitire cyangwa se wenda wa muntu akayimwaka urumva ko aranasora bya garage nubwo bita ko ngo ni garage wasanga rituje ibyangombwa rifunga ariko rifite akamaro ahubwo bakavuga bati 50% ni yayandi arimo azamuka ubona ko ba nyirayo uko bari kubona amafaranga bari kugenda batera imbere bakagera kuri bya bintu ahubwo wenda leta ikabafasha mu bujyanama n'ubukangurambaga bwo kugira ngo ibyibanze byihutirwa byo biboneke isuku ubwirinzi organization uko rigomba kuba ryorganije none ahubwo uko agenda azamuka bakamufasha no kubona cya cyangombwa niba atagifite kuko ibyangombwa bibereyeho kubiha abantu ngo bakore iyo biraha ahubwo ugasanga bari gukora batayifite ukabafungira ubwo nta solution y'ibirimo aho ngaho ariko ahubwo abantu bagakora ariko mbega bakaba ko n'abatekinisiye buri abatekinisiye na leta ahubwo ugize amahirwe abantu bagahanga imirimo nk'iyo abatekinisiye bakayikuriramo ni byiza ko hazaza akavuga leta kavuga tabangaba reka tube tubihoreye aho bari gukorera ntacyo hatwaye ibyo bari gukora nabyo ntacyo bitwaye ariko wenda bunganirwe mu mitekerereze no mu myumvire yuko bya bintu byaba biri gukorwa hakaza ikindi cyiciro cy'abandi wenda andi magaraje nayo ubwo niyo yandarimo babana bagitangira guhanga bakiva mu mashuri cyangwa se wenda n'umuntu nawe wabikoze kera ariko kubera ko adafite ubumenyi atanyuze no muri iryo shuri atazi uko agomba kuba biteza imbere bihora kuri level imwe kandi ukabona biteje akajagari leta ikaba yagira nk'icyanya cyahariwe izo nganda ayo magaraje ubwo ngubwo ariko kubera ko ababikora ni abantu bagitangira ni abantu barimo bazamuka nibahamo espèce zo gukoreramo ikaba yaninvestisamo yewe igashyiramo n'izo preparation kuko umuntu wafite ubumenyi leta yashyizeho ubukangurambaga abantu bariga abana bariga biga ubukanishi bamaze kwiga ubukanishi bakeneye kubukora barabukorera he ntaho bafite barahashaka ari byo bishobora gutuma haba amagaraje menshi atari kuri standard ikenewe ariko nka leta kavuga noneho babandi bari muri cya cyiciro bakizamuka bagitangira aho bari gukorera ubona ko hateje ibibazo uburyo bari gukoramo ubona ko buteje ibibazo leta yishora amafaranga mu byanya runaka ihategure ifate babandi bahurize hamwe ari naho hahandi wa wundi ubikora utarabyize wenda abimazemo igihe arabyigiye mu igaraje azahura na wa wundi wabyize nawe udevelopa skills ye mu bijyanye na tekinoloji y'imodoka zigezweho ukajya usanga abantu bakora bunganirana bahuza ibitekerezo kuko icyo nge ntekereza kandi leta nayo yagiye ibikoraho hari nka gahunda yo guhuza ama IPRC ibi bigo bya tekiniki
byigisha Imyuga tekinike, n'ubumenyingiro. noneho ikabahuza n'ibigo bikora bitanga ya serivisi, aho umwana ava mu kigo hari ibigo byinshi bifite amapartnership n'ibigo by'ama IPRC, aho umwana ava mu ishuri akaza muri cya kigo kwisipesiyariza. Bivuze ngo hari ibindi bigo nabyo by'amagaraje bidafite ba bakozi b'abatekinisiye babyize ku rwego ruteye imbere, rushobora kujyana na tekinoloji y'ibinyabiziga irimo izamuka kuri iki gihe. Noneho ahubwo leta igakora ikintu cyo kuvuga ngo ihuze bya bigo na ya ma IPRC, kuko niyo izi b'abana barangije n'ibigo baboherejemo bagiye kuba aba expert kubona abakozi. Buriya hari amagaraje akora ariko nyiri garaje atazi ngo narukirita hehe umukozi, kubera ko hari ikibazo cyo kuvuga cyuko abana bava mu mashuri baza batari ku rwego rwo kujya mu magaraje ngo bakore akazi, bakore za modoka, ugasanga ahubwo ararushwa na wa wundi utarabyize mu ishuri kubera ko we yabibayemo igihe, ariko nanone akaba afite umurongo wo kuba ashobora kumenya byinshi neza kurushaho. Ababasha rero kuva mu mashuri bakajya muri ya magaraje kugira experience, njya mbona nk'abana tujya twakira ahangaha mu gihe gito bageze ku rwego rwo kuba ari umu expert. Icyo gihe kubera ya communication, aho kuza ngo usanga umuntu afite garage nta bantu babyize barimo ufunga igaraje ye, ahubwo ukaza ukanamuganiriza ukamubwira ko hari uburyo ashobora kubonamo abatekinisiye babyize anyuze muri za college technique, kore technique na ya magaraje akorana n'ibigora amagaraje afitanye ama MOU za partnership n'ibigo bya tekinike, aho abana baba bavayo baza mu magaraje bakorana n'abatekinisiye, ya experience n'ubumenyi bari kugenda bisumburaho babihuza n'umurongo w'ishuri, ko buri umuntu wize mu mitekerereze aba yihuta, ugasanga aba expert barahari, ahubwo ya garage aho kugira ngo uyifunge ukamufasha kuba yarokirita akabasha gukomeza agakora abo yahaga akazi bakakabona, umusoro yishyuraga ku gihugu ugakomeza ukinjira nawe ubwe, kandi agakomeza agatera imbere nk'umuntu washoye imari ukeneye kunguka, bitandukanye no kuza ngo ufunge ujye hariya ufunge ujya naho ufunge. Abantu ubwo bafunze no mu bitekerezo byatuma n'abiga bya bintu bacika intege. Ubwo nibwo buryo njye mbyumvamo. Engineer Elia, ku cyuna amagaraje normal makeneye abatekinisiye babyize. Amagaraje akeneye abatekinisiye babyize, byo nibyo kuko ntabwo ushobora gufata umuntu utarize ibintu bya finance ngo umushyire muri banke amenye uko ajera imari y'abaturage y'abantu. Agomba kuba yarabyize. Iyo umuntu yiga hari amatekinike menshi, hari amatekinoloji menshi yiga, ndetse kandi buriya umuntu iyo yize aranahuguka ku buryo bimwe twavugaga ngo byo kwidokimanta, nubwo imodoka iri high technology yaza, abashobora kumenya uko akoresha ziriya mashini diagnostic ziyisuzuma. Abagomba guhita byihuse amenya ikoranabuhanga riyigize, gufata kataloge yayo akayisoma biramworohera. Kuba amagaraje yagira abatekinisiye babyize, byo nibyo kuko bizafasha abantu. Wa muntu waguze imodoka ye ihenze y'ikoranabuhanga ntabwo azayijyana ahantu mu igaraje ngo asangemo abantu batazi ibyo ari byo bahubike bayangize, ahubwo azasangamo abantu bize bafite indangagaciro, bafite ubumenyi, babasha gukora ubushakashatsi, bamuhe serivisi iri smart. Ntibashobora kuza se barize bagera hano ku isoko ry'umurimo bagasanga tekinoloji zarabasize? Yego, bibaho ariko umuntu wize abifitemo ubushake akajya mu garaje. Ariho nakubwiye ngo hari gahunda y'ibigo bya leta ma IPRC akorana n'amagaraje, aho usanga umwana bw'ubumenyi bwo kwishura aza akabuhuza na ya experience y'ibinyabiziga wenda atabonye ku ishuri cyangwa atabonye imfashanyigisho yabyo, bimufasha kwihuta kubyumva, ku buryo mu gihe runaka ari muri garage amazemo nk'umwaka umwe cyangwa ibiri, nawe aba amaze kuba umu expert kuruta wa muntu utarabyize. Icyo nongeraho, hari icyo ugeze kubaza uti se nk'igaraje, buriya garaje nibyo no kubwira ati garaje ni ahantu hari ibinyabiziga hose wasaya garaje. Ibinyabiziga gukanika ni ibintu umuntu aba afunga n'amaboko, ntabwo ari ibintu biturika ngo birangiza, ntabwo ari ibintu bigira gute cyane. nk'ariya amavuta avamo hari uburyo bwo kuyafata. Buriya garaje ifite ziriya
ibyuma bizimya inkongi, ikaba ifite umwanya uhagije nk'uko twabivuze aho guparika n'aho gukorera, ikaba ifite isuku, ikaba ifite management ku buryo abakiriye n'ababaha serivisi babanza kumvikana mbere y'uko babakorera. Kabirimo iri garage ishobora kuba irimo wenda abakanishi 5 babyigiye mu kazi, ariko ikaba ifitemo n'aba expert batatu, ugasanga irakora neza. Iyo ngiyo ntago nta bibazo. Niba ari imashini idafite runaka, urumva ko wayifasha ahubwo no mu buryo yazibona, ariko ntago wakinga. Usanze nawe adafite bya bindi by'ibanze, ushobora kumubwira uti rero mu rwego rwo kwirinda ko wagira ibyago cyangwa wateza ibyago, wenda tuguhaye icyumweru cyo kubishaka. Nunabibona mbere yaho, wenda nta kizimyamwoto agira, ushobora kugenda ukazigura, ukaza ugakomeza ugakora. Yego. Ushobora kugenda ukazana wenda ibikoresho byagenewe kubika imyanda. Udafunze umuntu wenda ngo mufungire ukwezi cyangwa umwaka adakora, clientele yayitakaze, ahubwo ukaba mubwira uti rero buriya no gufata imyanda burya ni ibintu nkenerwa mu igaraje. Shaka amafaranga ugenda uzana ibikoresho, ushyira aha ngaha, tugufungurira ukomeze ukore. Noneho uko ubugenzuzi bukomeza bugenda bukorwa, abantu bagenda bakosora bya bindi babwiwe cyangwa bya bindi batari bakosoye neza, hatabayemo no kuba wenda bagorwa cyangwa babura inzira yo kubona noneho na bya byangombwa by'impapuro, kuko hari n'umuntu ugira ibyangombwa by'impapuro ariko muri karite ya serivisi ntabyo, wenda arabibonye mu bundi buryo. Kiriya cy'impapuro ni icyo guhamya koko bya bintu byuzuye neza. Ikindi mvuga ni uko hari amagaraje yagiye abona biriya byangombwa twita iby'impapuro kera bagendeye kuri standard zariho icyo gihe, ariko ubu waza noneho kuri tekinoloji iriho y'ibinyabiziga, tekinoloji ibinyabiziga ubona by'amafure electric, ama hybrid urabibona, za plug-in hybrid, imodoka z'ikoranabuhanga rihambaye. Ubu usubiyemo ukaba ushobora gusanga ahubwo n'ukwiye cya cyangombwa ahubwo ari wa muntu wize bwa bukanishi buteye imbere, ubu uri muri kubukora, ubu uri kubitangira kuko niwe uri kujyana n'igihe. Ahubwo uwo nguwo akaba ari we wegerwa, agashyirwaho ingufu, agafashwa mu kunoza neza serivisi y'uko yayitangaga, noneho agahabwa icyangombwa cy'igaraje, akemererwa gukora. Ariko no kwemererwa gukora nabyo ntibihagije, kuko amagaraje nabyo ni ibigo bifasha leta mu kuha abantu akazi, ni ibigo bitanga imisoro, ni ibigo bifasha abantu mu gihe imodoka zabo zangiritse. Kera imodoka yarangirikaga umuntu akajya gukura umutekinisiye mu Budage, nta batekinisiye babagaho mu Rwanda. Wasaga igaraje ari nk'iy'umukongomani, ari iy'umuhinde, nta munyarwanda ugira igaraje. Ariko igihugu kigize amahirwe ko abana b'abanyarwanda biga bakabasha no kugira n'ibyo bitekerezo byo guhanga, bagakora igaraje kandi bagatanga serivisi, abakeneye serivisi bakayibonera hafi. Ahubwo leta nayo yajya ibaba hafi mu bujyanama, mu kubafasha mu kubona ibikoresho n'aho bakorera, bagakomeza bagakora, bagatanga akazi. Umuntu nawe akoze igaraje akabona ari guhomba cyangwa ntago abizi, ntago yabikomeza, ahubwo yakwihagarika. Ariko ubashije we gukomeza akabikora kandi agatanga serivisi, ikaba ari serivisi ifite akamaro kuri sosiyete, buriya ntago wamuhagarika, ahubwo wamufasha kuyiteza imbere. Yego. Engineer Elia, sinzi niba ari cyo akongeraho dusoza kugira ngo tuzanakurikirane wa mugani ni biki bigenderwaho, wese nta bitekerezo bikubiye muri iki kiganiro ababishinzwe bashobora kwifashisha kugira ngo barusheho kunoza neza gahunda nta uhutajwe. Icyo nakongeraho ni uko nk'ibyo twavuze ngo nk'ibintu by'ibanze bikenewe ahakanikirwa imodoka, by'ubwirinzi, ubwishingizi bwo ni ngombwa, kuko umwanya wari wose burya hashobora kuba accident ahantu hari imodoka ishobora gushya, imodoka ishobora kugonga umuntu, imodoka ishobora kwangirika, ushobora kwatsa moteri igaturika kandi umuntu ayizanye yaka. Ufite ubwishingizi ntabwo byakugora, kuko nk'urugero nk'umukanishi ushobora kumuha imodoka nkuko yaba wenda arimo agerageza mu kuyikora, we na moteri igaturika nkuko wenda agahunga,
ugasanga nyiri imodoka arahombye n'igihugu kirahombye ko gihombye umuntu wakoraga ushobora kuzatera imbere wenda karema n'uruganda ariko hari ubwishingizi ibyo byago ntabwo byabaho asiranse yakwishyura imirimo igakomeza ntihagire ikibazo ubwo rero kuba umuntu yatangiye ubutekinisiye bwe kugira ubwishingizi n'iki icyo ni ikintu rwose cyangombwa ku bakora amagaraje n'abayafite kuba icyo bagishyiramo imbaraga ni ibintu bya mbere kugira n'ibindi bikoresho bibafasha mu kurinda ko ibyago byaba nk'ibizimya inkongi no kugira amasuku imodoka z'abantu ziba ari nziza ziba zikeneye no gukorerwa ahantu hari amasuku ibyo ni ibintu leta idakwiye kwirirwa ibwira n'abantu cyangwa se bigira ubwo bazavuga ngo funga wowe rwose ibyo uri gukora ahubwo birangiza kuruta uko byubaka umuntu we ku giti cye ko turi kuvuga tuba barimo bahanga amagaraje benshi n'abize iri foko nabo bagombye no kureba buriya mu bushobozi buke ariko hari ibintu ushobora gukora ukabona birakeye umuntu ashobora kugira umwenda umwe akawugirira isuku ukagihora ubona ari simate kandi ntawe guhindura afite nawe ashobora kuba afite ubushobozi buke ariko agakora ibintu ubona ko birimo bitangirira hasi bizamuka ariko ubona ko birimo bizamukana isura nziza kuri gahunda y'ubuyobozi nayo ntago serisiyo ari uko usanga wa muntu nawe wenda igaraje ifite umwanda ngo uyifunge burundu ushobora kuyihagarika iminsi mike byo kugira ngo akosore ukanamugira inama ukanamuha abantu bakamufasha agakosora vuba ariko agakomeza imirimo kuko ejo bundi abazabamo umushoramari ukomeye w'igihugu ejo bundi azagira garaje ikomeye ifasha abantu benshi birinde na bimwe twavuga ati kera imodoka yageraga ibibazo ukishyura ikiguzi cy'umuyenjeniyeri urava mu Budage cyangwa na Koreya ejo azigisha abandi bana buriya umuntu afite garaje mbere kuvuga ngo ntakora wenyine hari abandi bana arekiritaka agakorana nabo bityo nabo bakaba bari kuhigira ni igihugu kiba kirimo gitera imbere ubifunze rero ntago nizera ko waba wubatse iterambere ahubwo waba urishubije inyuma n'igihe ushobora kurifunga abo bakoragamo bakajya mu biyobyabwenge kandi turi kubirwanya bakabibirara na wa wundi wize akabibirara kandi buriya umwana cyangwa se umuntu ukora mu igaraje tuvuge ni garage ni example ngiye gutanga hari na nyiri garage washoye y'amafaranga ariko babakozi b'abana bari gukoramaho hari abandi biganye cyangwa hari n'abandi bana bagiye kwiga iyo myuga bitewe nuko babona abo bagenzi babo babyize kandi bafite aho babikorera ni ukuvuga ngo nabo burya baba ari nk'icyitegererezo cya barumuna babo bari inyuma iyo uje rero ukabifunga buriya n'undi wafatiragaho icyitegererezo kuri uwo nguwo ubwo nawe ibyo bintu azabifata nk'ibintu biri aho bidafite icyo bimaze kandi wenda imbere igihugu kibakeneye bantu kibakeneyemo abatekinisiye b'umwuga ntabwo umuntu yavuga ngo ahita aba umutekinisiye w'umwuga abikuriramo birubakwa uje ugasanga ari gukuruka mu boroka ubwo nta waba ugiye kuba nk'umuntu utagira abato abantu banyiriye bagasaza ugasanga ni abantu gifite n'abatekinisiye rero bafunze muri ubwo buryo kandi abenshi ntabwo ari muri izo karase bagitangira bakizamuka ibintu byabo ubona ko bitarakura ariko birakura uko bivamo nawe agenda agira experience noneho na leta ibegereye kavuga ngo muri ya magaraje wenda 150 20 niyo yujuje ibyangombwa 100%, 50 urakubona ko ari kugenda atera imbere na yazabyuzuza vuba aha, 80 yo rwose uri kubona ko yaba aho bakorera ibikoresho n'ibicyo urabona ko nta kigenda, ariko ukabafata ukabashyira ahantu mu cyanya ugakora free ni nka free zone y'igaraje, ukavuga uti baba kanishi bagize igitekerezo cyo kubijyamo bakabishoramo wenda duke bari bafite, reka tubunganire noneho abo bajye bakora bishyura, bakore batange ya misoro, bakore batange kakazi ku bandi, banakore kandi banishyura yanguzanyo bahawe, kuko niba bafite ahantu leta yabashyiriye ahantu bafite umutekano, bafite ibikorwa remezo, ari hano hari byangombwa byose yatashyira ubuzima bw'abandi mu kaga, urumva ko barakora kandi barakorera amafaranga, ukabashyiriraho uburyo bwa management kubishyuza, niba ubishyuza make make agasubira mu isanduku ya leta kugira ngo izakore ibindi bikorwa, niba hari amabanki bishingira bakajya babishyura, ariko bakure bakora. Ntago umuntu umufungiye ibikorwa yakoraga ntago aba
ntago imbere buriya ubu bateguye neza. Yego nibyo nakongeraho. Rakazi cyane Engineer Elia, reka dushimire n'abari badukurikiye ikiganiro cyacu nta tugisoreje. Wakoze. Yego. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero, nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.